biratangaje cyane n'uyu munsi ibi tuvuga abantu bose biyita abakristo basoma Bibiliya barabizi neza ko isabato y'Uwiteka ari Saturday, ariko iyi ngingo barayikerensa mu bugingo bwabo no mu mibereho yabo y'ibyamwuka, bakayikerensa ku buryo bahindukira bakavuga bati ariko ntacyo bivuze. Ariko twebwe turabizi ko ari ubugome bwa Satani yanyujije mu bupapa mu kujijisha abantu batuye isi, bishyiraho umunsi wabo kandi icyumweru cyabo gifite akamaro kuri bo kuko ni ikigaragaza ububasha bwabo, isi yose ikigenderaho, ntabwo kigaragaza ububasha bw'Imana. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuje hano ku mucyo w'isabato ntibisanzwe ko tubamenyeranye tuje kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko kandi birashoboka ko dufite n'abashyitsi bashyashya tudasanzwe dubana nabo tubahaye ikaze. Njya ngira umugisha wo guhura na bene data kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwanya nanone nzanye n'umuvandimwe kandi si ubwa mbere abonetse kuri platform, n'ubushize twari turi kumwe ndetse twatangiye kuganira ikiganiro gifite ibiganiro byinshi. Tuzatindana tuganira ku nsanganyamatsiko idasanzwe, insanganyamatsiko twise mbese ijoro rigeze hehe. Turi kuganira ku by'amateka y'itorero niko nabivuga, tureba uko intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi irushijeho kukara, ariko kandi twahereye hirya kugira ngo tubashe kumenya igihe dusohoyemo icyo ari cyo. Birashoboka rero ko nk'uko maze kubivuga hari ababanye natwe bwa mbere cyangwa se nawe twabanye ubushize, ushobora kutibuka umutumirwa wacu. Njye uri kuvugira inyuma ya kamera ni Twabyarimana Eric, nkunda kuboneka kuri iyi platform Umucyo w'isabato. Umutumirwa wacu nawe ndagira ngo muhe umwanya dusuhuze, turamutse, hanyuma kandi yibwire abatamuzi tubone gukomeza ikiganiro. Wajyaga no kumvuga ariko ntacyo. Imana iguhe umugisha. Njye nitwa Kerirwa Mapera and umwizera w'umudivantiste w'umunsi wa 7, nkaba n'umunyamakuru, nkaba mfite ibintu byinshi nagiye nkora mu itangazamakuru rishamikiye ku kwizera. Nkaba n'umunyamakuru mu binyamakuru bisanzwe, nkaba nkora itangazamakuru mu buryo bwinshi, ariko nkaba by'umwihariko nkaba mfite Faith Reporters, yaba blog, yaba YouTube channel, yaba na Telegram na WhatsApp, aho dukunda kuganira ku by'ijambo ry'Imana cyangwa kubona ibintu bibaho mu isi ariko tubirebera mu ndorerwamo ya Bibiliya. Niwo murimo nagiye nkora cyane muri iyi minsi. Nongeye kugushimira ko tubonanye nanone, warakoze kwemera ko tuzaganira. Ubushize warabitubwiye abakurikiye ikiganiro cy'ubushize yuko uri n'umukunzi w'amateka, ukunda gukurikirana amateka, atari amateka asanzwe gusa ahubwo ari n'amateka y'itorero, kumenya uko ibintu byagiye bikurikirana. Kandi niyo mpamvu twagukeneye kugira ngo uze kutuganiriza amateka, ngo twigire ku mateka dusobanukirwe n'ibiriho. Ndagushimiye rero. Tugiye kuganira kuri ya nsanganyamatsiko twatangiye ubushize, insanganyamatsiko tubaza ngo mbese ijoro rigeze he. Turi gusuzuma iby'ijoro, twahere mu mateka uko ijoro ryaje, kugira ngo ubushize twari tukiri mu mugoroba, tugiye kwinjira mu ijoro nyirizina. Mbere yuko tujya mbere rero, reka tubanze twicishe bugufi nk'uko bisanzwe, twiragize Imana, dusenge, hanyuma tubone kuganira. Dusenga Imana.
Data turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje. Tugushimiye ko wakomeje kuturinda. Tugushimiye yuko ari wowe mutware utegeka byose. Ibyo ushaka nibyo bibasha kubaho. Nibyo Satani yagambiriye gukora nuko wabyemeye mu mugambi wawe. Ukuze muremure w'agakiza ka mwene muntu, turagushimira bw'icyubahiro. Amen. Twaje ngo twongeye kureba mu byanditswe byera no mu mateka yaranze iyi si. Ngo turebe uko wakomeje kubana n'abantu bawe, n'icyo wari warabivuzeho, n'uburyo byagiye bisohora, kugira ngo bitwizeze yuko n'ibitarasohora bizasohora vuba. Dushoze kugira ngo ikiganiro kigende neza, Mwuka Wera abane natwe, atari twe gusa turi kuvuga, ahubwo n'abazatwumva nabo, kugira ngo twese bitugirire umumaro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yego, ubushize dutangira iki kiganiro, mbese ijoro rigeze he? Twabonye uko umwijima winjiye mu itorero, ubutegetsi bwa leta bwiyunze n'ubw'idini, maze bigatoba ubutumwa bwiza. Iyo ni imvugo yawe wakoresheje, ko ari igihe cyabaye ubutegetsi bwa leta bwiyunga n'ubw'idini bitoba ubutumwa bwiza. Yego. Watweretse ko ubwo ari bwo kuri kwaretswe, maze itorero ritangira kubatiza ku gahanga, wabitinzeho, ryinjiza ibishushanyo bisengwa mu rusengero byiswe andi mazina, ndetse icya gatatu isabato, urwibutso rw'umuremyi n'ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo, isimbuzwa icyumweru, umunsi w'ikigirwamana cy'izuba, Sunday. Ngira ngo ibyo ngibyo babidusobanuriye mu buryo bwimbitse, kandi dutangazwa n'uko abantu benshi batazi uko byagenze, uko twaje kubona idini rihinduka rya Gatolika mu gihe mbere hari ubukristo, ko rya torero ry'intumwa ryashinzwe ryerade ryaje kwinjirwamo n'ibinyoma biteye ubwoba. Mu gihe abandi babyita ubukristo, wowe wagaragaje ko rwose ibintu byabaye ubupagani, aho ukuri kwavanzwe n'ikinyoma, maze ubutumwa bwiza bugatobwa nk'uko wabivuze. Yego. Ndagira ngo noneho rero ukomeze utubwire aya mateka. Tumaze kubona idini na leta byiyungira i Roma, watubwiye umwami wari uriho icyo gihe witwaga Constantine. None ndabaza ikibazo giteye amatsiko, ni gute Roma itegekwa n'abakayisari? Abo ngabo ba Constantine nibo tuzi ba Nero, tuzi ababanjirije batandukanye, ba Tiberio n'abandi. Ni gute abakayisari baje kwigizwayo maze bagasimburwa n'ubupapa? Tuzi yuko amateka yakurikiyeho yaje gutegekwa, habayeho Roma pagani ariyo y'abakayisari, iza gusimburwa na Roma nk'irisito ariyo y'ubupapa. Mbese byagenze gute iyo transition yabayeho? Byaciye mu zihe nzira kugira ngo ya Roma yategekwaga n'abakayisari ihinduke Roma itegekwa n'abapapa? Ugize neza n'ubundi wari wabisobanuye, koko Roman Empire yatangiye ari abakayisari. Tubona no ku gihe cya Kristo avuka, yasanze abakayisari aribo bategeka Roman Empire. Ariko igihe cyarageze, Kristo we ubwe ataraklayiminze ingoma ya Roma cyangwa iya Dawidi, habaho umuntu we wavuze ati rwose noneho jyewe mpagarariye Petero. Agira ububasha mu by'idini, agira n'ububasha mu bya leta. Aho rero niho baza ati byagenze bite kugira ngo ibyo bibeho? Kugeza ubwo noneho na ba bantu bari bafite intebe, yego, bayihagurukaho kugira ngo bayicare. Rero ibi bintu ntabwira uburimo, nta nubwo ari iby'abadventiste gusa, ni general history knowledge. Amateka arabivuga, uretse ko iyo tugiye kwiga ibi bintu sinzi impamvu batabyigisha, ntabwo byitabwaho, kandi ari ibintu byagize ingaruka ku isi hose. Nigeze no kumva ikintu cyitwaga ngo Pax Romana. Yesu yarayisanze. Amahoro Roma yatanze.
ariko tugarukira aho ngaho ntabwo tubyinjiramo cyane. Nyamara urabona Roma abantu benshi bayizi, Roma iri Roma na Roma iri Constantinople. Constantinople uyu munsi ni Istanbul muri Turkey, Turukiya. Aho hantu rero habaye intebe ya Roma, ariko tuzi neza ko intebe z'aba Kayisari zari Roma zo ubwazo. Igihe mu kugenda mu ruhererekane rw'abakayisari, Kayisari umwe ntibuka izina ariko ni n'ibisanzwe ibihugu yari binini, habaho gahunda ishobora gutuma bicika intege bashaka kwimura ibirindiro kugira ngo babone uko bimakaza ubwami bwabo hamwe. Na hano mu Rwanda byabayeho, hari umwami witwaga Ndabarasa bafashe Umutara, yagiye abayo hafi igihe cye cyose cy'ubwami kugira ngo nyine ingoma y'Igasabo yimakazwe hariya hantu. Rero Roma uko yagiye yaguka ifashe iriya Eastern Europe cyangwa burasirazuba bwa Europe, harimo na Turkey, bimutse bajya muri ibyo bice, bajya Istanbul cyangwa aho bitaga Constantinople. Noneho aho ngaho niho hubatswe icyo bavuze ngo ni Byzantine Empire. Ni ingoma ya Roma ariko bise Byzantine, ihindutsemo gake ivuye mu Burayi i Roma. Aho rero bavuye hariya ntabwo nkurogoye ngira ngo impamvu yaniswe Constantinople cyangwa se Constantinople ni ukubera Constantine, ni ukubera umwami Constantine. Yego, twashidikanya ko ari Constantine. Yego, uyize neza. I Roma rero bavuyeyo ntabwo bahasize ubusa, kuko Constantine yari amaze kugira ubwumvikane bugiye kure n'ubukristo. yarashyizeho ubukristo bwe, wenda nubwo abantu babugenda ko ari ubukristo, ariko kwari ukuvuka kwa Kiliziya Gatolika. Abantu bafite imigenzo ya gipagani baravuga ati ariko twese turamya Imana, tugira ibintu twumvikanaho, niba hari igishushanyo iki n'iki ubwo twashyiraho icy'umwami w'abami Yezu, tukaba tukiramya ariko tugira igishushanyo. Abantu benshi, abakristo benshi barabyemera, aribo babaye abagatolika, ariko habaho abandi bantu bakomeje kugendera mu mucyo, nabo tuzareba ibyabo. Abantu ariko babishaka no mu mateka bakoresheje Google babibona. Constantine yimutse yasize hariya afite abantu yizeye bo mu idini, ahasigira umukuru w'itorero, ariwe waje kuba bishop, umushumba w'i Roma, ngira ngo ni Silvestre wa mbere. Avuga ati ntwariraho, aragenda aba Constantinople, Byzantine, abo bwami bwa Byzantine, ariko ni ngoma ya Roma ihindutsemo n'ubundi, ariko bikabije mu ishusho yo kuba ari Roma nkristo, atari yakaba yaba Kayisari, kuko yari yemeye ubukristo. Uretse ko se twavuga ubukristo cyangwa tubwita ubukristo uko Kiliziya bivuga. aba Byzantine, Constantinople, ariko icyo gihe ari Byzantine yagiye ahura n'ibibazo. Hari mujya mwumva imvuga abanyarwanda bavuga ngo abanyamusozi, buri iriya mvugo ni ya Kiliziya Gatolika. Abanyamusozi ni barbarians. Iyo bakurebye ukora ibintu bavuga ngo you are barbaric,
ariko baba bakomoza ku bunyamusozi bwa bariya bantu uko barwanije ubutegetsi bw'i Roma. Bagiye rero batera Constantinople, igenda yubaka inkuta. Icyo gihe hagiye habaho inkuta bubatse zaje no gusenywa n'umutingito. Roma yagiye ihura n'ibibazo cyane by'imitingito, tutavuze Lisbon. Ibyo bintu byagiye bibaho rero, umutingito bigatuma babasha guterwa, inkuta zirasenywa kandi babaga babyubatse vuba, hari nako barwana. Intambara zabaye nyinshi, intambara z'abahanzi, abantu b'abarwanyi cyane. Bavuze ko amateka avuga ko bari abarwanyi ngo ku buryo ngo bagenderaga ku mafarashi, bakarira ku mafarashi, bakaruhukira ku mafarashi, ngo kugeza ubwo babaye batazi no kugenza amaguru. Ubuzima bwabo bwari ubw'ifarashi. Rero izo ntambara zagiye zitsinda i Constantinople. Ku rundi ruhande aho umutegetsi yari yaravuye Constantine ariho i Roma, uriya wari usigayeyo umukuru w'itorero Silvestre agenda akura cyane. Urumva kubera ko undi yamusigiye ububasha, yakomeje kugaragaza ububasha mu guca imanza mu nzego za politike, kandi ari umukuru w'itorero. Ubwo bahita babona ko byivanze neza bakora Pax Romana Pax Romana. Ubwo nawe atangira yakabanta imisoro, ariko yanga gukiranukira shebuja, ntiyamutura amaturo, atangira kwikuza. Akuze rero, kandi hano ho hatsindwa Constantinople, hagenda hatsindwa, hagira imbaraga nkeya. Ingoma y'abakayisari igenda icwekera ityo kugeza ubwo bitashobokaga ko rwose agaruka i Roma ngo ategeke. Ubwo Constantine yavuyeho n'abandi bagiye bakurikiraho, kugeza ubwo bitashobokaga ko bagaruka i Roma ngo bategeke. Ahubwo umukuru w'itorero, aba bishop, aba Silvestre, aba umuntu ukomeye, aba umupapa n'abagiye bamusimbura. Rero bituma bo biorganizinga, bikoramo umurimo, bakagira ingabo zirwanya abanzi b'ibihugu babaga babateye. Nuko nguko ingoma yavuye mu maboko y'abakayisari, ingoma ya Roma ihinduka iy'abapapa. Muri make nuko byagenze. biba bihindutse iby'abapapa. Habaho ubwo rero gutegeka k'ubupapa. Papa ari we muyobozi w'idini, ari we muyobozi w'ibya leta. Biruzura abakayisari, ibyabo birangira bityo. Yego, birasamaje umugani. Abantu ntabwo baba bazi icyabaye ngo ibintu bigende gutyo. Abantu bakwiye kwibaza ibibazo. Yesu Kristo yaje hariho Kaisari Tiberiyo, niba nibuka neza, cyangwa Augusto. Augusto. Ndumva ari Kaisari Augusto. Ba Paulo bishwe na ba Kaisari Nero, babagirira nabi cyane. Birakomeza, ba Diocletian baraza bagira akarengane gashishana cyane muri 300. Ariko turabona noneho nyine abakaisari batakivugwa, haje abapapa. Abantu bakwiye kwiga ayo mateka, bakwiye kwiga amateka uko ibintu byagenze. Ibintu bikagenda byivanga gutyo. Mfite amatsiko nanone y'ikibazo nibaza. Ese ugeranije ubutegetsi bw'abakaisari bagipagani bakurikirana ibya politike n'umutima wabo wose, ukabageranya n'ubupapa. Ubupapa buzanye imitegekere mishyashya yo kuvanga iby'idini n'ibya politike. Ni irihe tandukaniro, nakahe gashya abapapa baba barazanye mu mitegekere tutabona mu butegetsi busanzwe bw'abakaisari? Iki kibazo kirakomeye kandi ni na cyiza. Wenda
nitukijyamo neza twe no kubivuga ko ari amateka, tugire n'ingero dutanga zo muri iyi minsi kugira ngo abantu bagire amasomo bafata mu bintu biriho uyu munsi. Urumva umuntu aratwara iby'umubiri, atwaye n'ibyamwuka. Uyu muntu aba arenze kuba umutegetsi, ahubwo aba abaye umukoroni, kuko aragutegeka. Nta hantu ubundi uko tuba tubaye mu bihugu byacu tuba dufite ubwinyagamburiro, aba ari ikintu ushobora kwanga kubera kutaragisobanukirwa cyangwa kubera kutagishaka, ukagira uko ugiramo hariya ukicecekera ariko ugakomeza kubaho. Ariko abapapa kubera ko bategekaga n'ibyamwuka, ikintu iyo cyabaga icyaha mu mitegekere isanzwe umuntu yanyuranije n'amategeko, icyo kintu akaba ashobora kukiburana akagicika, bamufatiraga mu idini, igihano kigakomeza. Reka nk'urugero, nk'uyu munsi iyo utwara imodoka ukagonga umuntu agapfa, ntiwishe umuntu, uri umukuru w'itorero iwanyu cyangwa umwizera, ntabwo ku itorero baguca, kuko ni bahita ba-appreciatinga bati iyi ni impanuka. Ariko amategeko y'igihugu yo aragufunga, igihano bakakugenera igihano, wishe umuntu ariko hakaba we igifungwa niba ari n'amezi 6 ubu ngubu, nabo barekonesa ko ari impanuka, ariko bakagufunga. N'urugero nguhaye. Noneho ubwo ku idini, kubera ko ku idini ubwo ukiranutse naryo ubu nta kibazo bagufiteho, ariko leta igufiteho ikibazo. Ariko hakaba hariho na kesi yuko idini, reka nk'urugero, ngiye kuvuga ikintu abantu bafite ikibazo cyane ariko bihangane, ubutinganyi. Kiriya ni icyaha gikorerwa Imana, kandi igihano cyacyo ntabwo ari gereza. Hoya, ni umuntu watamye mu ijambo ry'Imana, yavuye mu byizerwa, yasuzuguye iby'Imana. Icyo gihe rero umunyedini amubonaho ikibazo, ariko ntacyo yamutwara adafite ububasha bwa leta, ntacyo yamutwara, kuko mu rwego rw'idini koko ni icyaha, ariko cyakabaye gikomeza gufatwa nk'icyaha umuntu ko ashobora kwigishwa mu buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana nk'undi munyabyaha wese, akagaragarizwa uko ahemukiye Imana. Ariko iyo idini rifite ububasha bwa leta, uwo muntu arafatwa agafungwa, kandi amahirwe yo kwihana bacwekereye. N'ibindi bintu byinshi, hari ibintu byinshi idini rishobora gufata nk'icyaha, bakaba bashobora no kugufata igihano cy'amezi 3, utemerewe inshingano izi n'izi. Ariko kubera ko uyu munyedini noneho ari nawe ushyira mu bikorwa, ari nawe leta, iyo umucikiye aha ajya ahangaha akagufata, akagufunga, akaguhana. Nicyo kintu cyabayeho rero. Abakayisari bashatse kwimakaza amahame y'idini, abantu bose babona ko bahakanye Kiliziya Gatolika, bahakanye cyo babona ko ari cyo dini, kuko twakabaye twemera ko buri muntu afite uko abonamo Imana, full stop. Icyo bafashe nk'Imana no kuramya Imana muri ubwo buryo, umuntu wese utaracyemeye yabaye umunyacyaha mu rwego rwa leta, kuko nibo leta nibo dini.
abantu bafatirwa imyanzuro, bafatirwa ibihano, inkiko baraburanishwa, baratsindwa, barahanwa, baricwa. Niko gashya, niryo shyano ryaguye ubupapa bwazanye. Iki kintu ariko twe kugifata nk'amateka gusa, abantu bacyumvire ku murongo wacyo. Buriya iyo wumvise abayobozi b'idini bishimira kuba bafatanije na leta, icyo kintu bavuze bati ubufatanye, umuntu wese ufite ubwenge utaranize cyane Bibiliya ariko afite ubwenge, common sense, yiga n'amateka, icyo kintu ni ikintu gishishanya cyane, ni ikintu giteye ubwoba, kuko ihita wumva ko nibagira ikuzo abanyedini hahita habaho akarengane. Kuki bakita akarengane? Kuko abantu barengana batangira kuregwa ibyo batakabaye baregwa. Imyanzuro umuntu yakabaye afata ku giti cye agakomeza kubaho amahoro, ntabwo ibigikunda. ngo icyitwa umudendezo w'umutimanama, gukora iby'umutimanama wawe ukwemeza, bihita byanga, ntabwo biba bigikunda. Hatangira government itangira gukora ibintu byinjira cyane ubuzima bw'abantu, kuko nyine urumva idini rigera mu bya mwuka, ku buryo government ishobora kwita cyane aho abantu basengera, uko basenga, bavugana n'abande, amasaha. Urumva ibyo bintu ntabwo byakabaye ari ibintu bishishikaza government, kuko ni ibintu nyine by'imyizerere y'abantu. Ariko iyo government itangiye kwinjirwamo n'imyumvire y'amadini, buriya twebwe tuzi neza ko umudendezo w'idini utangwa na government idafite ikintu yitayeho ku madini, nibwo umudendezo w'idini uboneka. Ariko iyo government ibogamiye ku badivantiste, ubwo nyine abandi bose bazasenga ku isabato, kandi atari byo. Iyo government yegamiye ku bugaturika, ubwo nyine abantu bazasenga ku cyumweru. Niko biba bimeze. Icyiza nuko government yaba impumyi ku bintu by'amadini, itabyitayeho, nta kintu yumva. Abakayisari rero bamaze kugenda, hari abapapa kandi ari abayobozi b'igihugu, ari n'abayobozi b'idini, bagiye bafata abantu impande zose, barabinjira mu ntekerezo zabo, barabinjira mu byo bakora byose ku ruhande, ku buryo umuntu iyo akoraga ikintu avuga ati ariko kanaka ni umupagani, ntabwo yemera Bikira Mariya, icyo kintu cyabaga gihwanye neza no gufungwa, kuko nyine ubivuga ni nawe uhana mu rwego rwa leta. Aho rero niko gashya bazanye, habaho akarengane, abantu bararengana, abantu batangira kuba mu buvumo igihe kirekire, abantu barababara, abantu barakandamizwa. Ariko icyo nabwira abantu b'uyu munsi, ibimenyetso birahari mu mateka ko kurengana kw'abantu bishamikiye ku byemezo byabo bafata ku giti cyabo ari ibintu biterwa nuko leta yivanze n'idini. Ibi rero ntabwo bisaba ubuhanga bwinshi n'ubushakashatsi. Umuntu we yicare, abantu bicare barebe ku misozi aho batuye, ese nta bantu babigenderamo, nta bantu bakurikiranwa bikagera no ku rwego rw'ubuzima bwabo bwite. Ibyo bintu byose biba bishatse kuvuga ko leta ibimaze kwinjira mu buryo bw'idini. Leta z'Abaroma twabonye zakoze umurimo ukomeye cyane, zubatse imihanda. Aba Petero wumva babwirije bagendaga ku mihanda ya ba Kayisari, bubatse bakajya kubwiriza, bakajya hehe, zubatse imihanda myinshi cyane, ibikorwa remezo bubatse, bahaye amazi abantu. Tuzi bagitangira ni Roman Empire, Byzantine, hari ku mazi
ariko amazi adashobora kuboneka mu mujyi bagiye bubaka aqueducts, ubuhanga bwinshi cyane, amazi bakayakorera umuyoboro ku buryo amazi ahora yisuka mu mujyi nk'aho ari umugezi, ariko barubatse ikintu kinyuraho amazi. Ibyo bintu Abaroma barabikoze. Ako niko kazi ka leta. Amasoko, imihanda, amafiyeta, abantu bajya kubwiririza. Yego, ibintu ibyo niko kazi ka leta. Ariko iyo leta itangiye kurunguruka mu mazu y'abantu, kurunguruka aho basengera, buriya ni ukuvuga ngo haba hari ihuriro ry'abanyamadini risaba leta dufashe iki n'iki, ahantu baraducika, amafaranga ntakiboneka. Ibyo bintu byose biba byinjiyemo amadini. Leta rero ziba zifite inshingano zo kwirinda abanyamadini, ntibabavugire mu matwi na rimwe, ntibabifashishe kwaba kugerayo amahoro. Government ifite institutions, polisi ikora neza, bafite uburyo bashobora guhuramo n'abaturage ahantu henshi mu midugudu. Ibintu byo kwifashisha amadini bakabyihorera, kuko igihe cyose bifashishije amadini, aya madini aba atandukanye. Idini irusha irindi isumbwe ryivugira amatwi ya leta, leta igatangira kubona abaturage bamwe nk'aho ari ikibazo, nyamara bitewe n'uko leta imaze kwinjirwamo n'imyumvire y'idini. Abakabaye babwirizwa, Kiliziya Gatolika wenda ibwiriza iti rwose mwaratanye, Bikira Mariya niwe mubyeyi, itangira kubinyuza ku rundi ruhande, abantu bakaba bashobora kugenda bahanwa muri ubwo buryo. Rero nibyo byabayeho ku ngoma y'Abaroma, imaze kwigarurirwa n'abapapa, habayeho kurengana n'ibintu byinshi wenda tutajyamo uyu munsi, dushobora kuzabona umwanya tukabiganiraho. Ikintu uvuze kirakomeye, kandi uretse kujya muri detaye, hari n'ibimenyetso bigaragara cyane byaranze amateka ya Roma no kwivanga mu by'idini cyane. Turebye nk'intambara z'abanyamusaraba, izo ntambara zirazwi cyane mu mateka y'isi, zabayeho mu kinyejana, ndumva rugwera mu kinyejana cya 9 kugeza mu cya 10 na kangahe. Ni intambara zari zishingiye ku bintu by'imyizerere. Yego, ntabwo ari aho gusa. Tuje mbere ubupapa butaratsimbatara cyane, habayeho kurwanya abitwaga abayobe, bari bafite ibyigisho nuza yitwaga Arianisme, batemeraga yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Niko amateka ya Kiliziya tubwira, nubwo tutazi niba myukuri ari byo, hari ababishidikanyaho, ariko bemeraga data wa twese. Babacanyeho umuriro cyane, ariko mu rwego ruhe rwo kugira ngo bigarurire ibihugu, bagenda bitwaje uwo mwambaro w'idini. Rero ni ibintu bitangaje cyane, kandi iki kintu ni kimwe mu bintu bikomeye. Gusa hari n'ibindi bitandukanye. Nk'ikintu cyantangaje cyane cy'ubu bupapa, ni uko ubupapa bwiyumvisemo ko butatereka intebe aho abandi bantu bayiteretse. Turabizi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite White House, niwe intebe y'ubwami yabo abibiri. Dufite urugwiro hariya Kacyiru, n'ahandi ubutegetsi nyine buba bufite territory butagomba kurenga. Ariko abapapa baravuze ngo oya, ntabwo ubutegetsi bwacu tuzabutegeka muri empire gusa, tugomba gutegeka imitimanama y'abantu, tugomba kwitwa abasimbura ba Kristo ku isi, tugomba kugaragaza ko dufite ubutware bwo gutegeka no mu ijuru, no gucira abamarayika imanza, no kugena iby'ahazaza hamwe ne muntu. Ahari tuzabireba mu kindi kiganiro, twibaza ngo nibiki byabaye bidasanzwe mu mateka ya Roma. Habaye ibintu bikomeye cyane, aho Roma ivuga ngo ahazaza hawe nyuma y'urupfu ninjye uhafite. Urumva rero ngo umuntu ateye ubwoba cyane. Ni ibintu bitangaje. Tudatinze se, ndifuza ko ibiganiro byacu bitazajya biba birebire cyane. Ni gute ubutegetsi bw'ubupapa bwuzuza ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya? Kubera yuko ndagira ngo mvuga impamvu iki kibazo ngizamuye, igihe abantu bavuze kuri papa, igihe abantu bavuze kuri Roma, ibibazo bitabizamuka. Yewe na kwa kwivanga kwa leta n'amadini, ushobora no kuregwa yuko wahohoteye abandi bantu, wabavuze nabi, ari cengeza amatwara, ari amacakubiri, mu gihe Bibiliya
dufite haba kiliziya gatolika, haba protestani, haba abadivantisite, ibyo bintu byanditsemo. Mbese Roma yanditse muri Bibiliya ngo dusobanukirwe uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze ku buryo nibivugwa tuba tutatandukiriye. Yanditsemo, ariko wenda tuzareba umwanya tubivugeho neza. Mu buhanuzi bwa Daniyeli yari yarabibonye, Daniyeli igice cya 7, na Pawulo nawe yabivuzeho, Daniyeli mu gice cya 7. Wenda bishobora kugora abantu cyane cyane abatari abadivantisite aka kanya guhita babihuza neza. Ku murongo Daniyeli igice cya 7 yabonye by'inyamaswa enye. Abona inyamaswa ya 4 yari iteye ubwoba y'inyamaboko. Marayika aza kumusobanurira mu 25 aramubwira ati niwe uzavuga byo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Daniyeli iki gihe yabonaga iyo ukurikiranye izi nyamaswa zose, ni inyamaswa n'ubutegetsi, kandi abantu ntibabigireho ikibazo, n'abategetsi ntibabigireho ikibazo. Abategetsi bo nta kibazo babigireho kuko basanzwe biyitirira inyamaswa kuko usanga uretse hano mu Rwanda natwe nuko tuye tugihoreye hano mu Rwanda, ariko ibirangantego byinshi by'ibihugu usanga harimo intare, habamo inyamaswa. Rero nta gitangaza kuba Bibiliya ifata ubutegetsi ikabwita inyamaswa, ikabijyana n'izi nyamaswa. Harimo uko inyamaswa zagiye, abategetsi bategekaga isi bagiye babaho, Babylon, Abamedi n'Abaperesi, Abagiriki, kugeza ku Baroma. Bibiliya igenda ibivugaho, ariko Bibiliya ivuga kuri iyi nyamaswa y'inyamaboko n'uburyo yatangiyemo isiribanga byose, igakora ibyo ishaka gukora, ndetse igahindura n'ibihe ibihe n'amategeko. Abantu ari ibintu batibazaho cyane, ariko kalendari dufite yarahinduwe abantu. Ese iki kintu ntigitangaje cyane kubona havayo umutegetsi ku isi? Ni cya kindi twavuze, kuba umutegetsi ari we w'idini ari nawe wa leta. Iyo bikomatanije habaho ibyaha byinshi cyane. Nk'umutegetsi w'isi yari afite nyungu ki mu kugenda akavuga? Nk'ubu mu Rwanda tukumva government yatangaje iti uyu munsi ntabwo kiri Thursday, ubu ni Tuesday mu kindi cyumweru. Government ifite nyungu ki muri icyo kintu? Ariko ibyo bintu nibyo byarabaye mu mateka, kandi bisoza bwa buhanuzi biriya. Yego, uyu Girigori, Papa Girigori, harya hatakaye iminsi 15 yose. Iminsi 10 muri kalenda yashyizeho, iminsi 10 yose iratakara. Ariko isi nyine ihatirwa kwemera ko ariko bigenze nuko nguko. Buri abantu babitekerezeho cyane, ni ikibazo kiba gikomeye. Kandi n'uyu munsi ubona abantu government zitaye ngo ku kirere, ku minsi. Government ntiyakabaye yibanda ku minsi pe. Government no mu bintu ivuga ntiyakabaye ivuga iminsi, ntiyakabaye ivuga ariko nyine nibyo bigezweho. Aho ujya hose wumva ikirere bashaka
nibyo bavuga n'ibikorwa remezo biri hano ku isi ku butaka nabyo bishamikiye ku kirere n'ibintu nk'ibyo nyine ariko Daniel iki yakivuzeho no guhindura iminsi bahindura n'isabato bayivanaho ibi bintu gukura amategeko y'Imana isabato yanditse mu itegeko ry'Uwiteka rya 4 ibyo bintu byose barabikoze. Ukivuga ku isabato hari amagambo wadusomeye ubushize mu cya gitabo Intambara Ikomeye nongeye kuyasubiramo nitonze ngeze ku murongo wa ku page ya 41 nsoma amagambo akomeye cyane. Umwanditsi yakoresheje amagambo akomeye avuga ati umugome kabuhariwe yari yamaze kwishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa yari yaratinyutse guhindura itegeko ryo mategeko y'Imana ari ryo tegeko ryonyine muri yo ryereka abantu ryeruye Imana ihoraho. Itegeko rya 4 rigaragaza ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi. Yes. Bigatuma itandukanwa n'ibigirwamana byose. Yego. Icyatumye umunsi wa 7 wezwa ukagirwa umunsi abantu bagomba kuruhukaho ni ukugira ngo ujye ubabera urwibutso rw'umurimo wo kurema. Yego. Uwo munsi wagenewe guhora wibutsa abantu ko Imana ihoraho ariyo bakesha kubaho kandi ko ariyo ikwiriye kubahwa no gusengwa. Satani yihatira koshya abantu ngo be kubaha Imana ikwiriye kubahwa no gusenga. Satani yihatira koshya abantu ngo be kubaha Imana no kumvira amategeko yayo. Nicyo gituma aharanira kurwanya by'umwihariko itegeko ryerekana ko Imana ari umuremyi. Ninde wabikoze? Ni wa munyabugome wavuze ngo biratangaje cyane n'uyu munsi ibi tuvuga abantu bose bita abakristo basoma Bibiliya barabizi neza ko isabato y'Uwiteka ari Saturday. Ariko iyi ngingo barayikerensa mu bugingo bwabo no mu mibereho yabo ibyamwuka bakayikerensa ku buryo bahindukira bakavuga bati ariko ntacyo bivuze. Ariko twebwe turabizi ko ari ubugome bwa Satani yanyujije mu bupapa mu kujijisha abantu batuye isi bishyiraho umunsi wabo kandi icyumweru cyabo gifite akamaro kuri bo kuko ni ikigaragaza ububasha bwabo isi yose ikigenderaho ntabwo kigaragaza ububasha bw'Imana. Ariko abantu na n'ubu icyo kintu cyababereye ni ingingo bazi ariko cyanze kuremera mu bugingo bwabo bw'ibyamwuka baragikerensa bakakinyuzaho amaso buri munsi. Rero bene data nkuko tuzabigeraho ibyo ingoma y'ubupapa yagiye ikora dukomeza kureba ijoro rigeze kugeza ubwo tuzagera muri iki gihe cyacu abantu bagaruke ku rufatiro bagaruke ku byanditswe byera. Mu ntambara ikomeye sinibuka neza ariko havuga ko abantu batabashije kurebera kuri Bibiliya n'amateka y'ibihugu yonyine ashobora kubigisha. Abantu bakurikiye aya mateka kuki se nk'umuntu wizera Bibiliya wizera Imana Uwiteka wera wa Isirayeli kuki atagira ikibazo akavuga atari ko kuki uyu munsi bawuhinduye? Kuki icyo kintu umuntu atakibaza akavuga atoya ndagihakanya kaba umuprotestant? Kuki icyo kintu umuntu adashobora kugikora ariko bagakomeza kugikerensa kandi abibona ko umuntu papa niwe wabihinduye umupagani ndetse umupagani kuko ararwanya Imana agamije inyungu z'iby'isi. Ariko abantu bakomeza kugenda babikerensa. Cyakora Imana buri bivuganye n'umuntu biba birangiye niyiremereza ingingo runaka mu mibereho y'abantu. Ndasaba Imana ngo iyi ngingo nk'izi abantu bazibazaho ziremere mu bugingo bwabo kandi ikintu niba iki kintu acyumvise akomeza kibaze kuko ntabwo tuba tuvugiye ubusa. Ibintu byose biba bivuzwe kugira ngo umuntu abyumve kandi Imana ibikeneye kugira ikimwigisha. Ubundi nongere dusoma amagambo akurikiraho y'ibyo uri kwibaza by'iki gihe. Umwanditsi nawe yibajije ibibazo
aravuga ati muri iki gihe abaprotestani bavuga ko kuba Kristo yarazutse ku munsi wa mbere ku cyumweru byatumye uwo munsi uba isabato ya gikristo. Urumva Roma yashyizeho icyumweru mu mugambi wayo bwite. Yego. Abaprotestani baza guteshuka mu gutsimbarara mu gukomeza kwizirika kuri wa mwijima wabuditse kera, banga kwemera umucyo ubarasiye, bawushakira inzitwazo. Baravuga bati kuba Kristo yarazutse ku munsi wa mbere byatumye uwo munsi uba isabato ya gikristo. Nyamara ibyo nta gihamya gitangwa na Bibiliya babifitiye. Ntabwo Kristo ubwe cyangwa intumwa ze aribo bahaye umunsi wo ku cyumweru icyo cyubahiro cyo kwitwa isabato. Kandi inshuti zanjye abadukurikiye babyibuke neza, itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi ntabwo ibyo bintu babivuze, intumwa nazo ntabwo zigeze zibivuga. Yego. Kubahiriza umunsi wo ku cyumweru nk'umunsi w'isabato byazanywe n'amayoberane y'ubugome yari yatangiye gukora no mu gihe cya Pawulo yari akiriho. Ni hehe kandi ryari Uwiteka yemeye iyo ngingo yashyizweho n'ubupapa? Ni hehe? Ntaho. Ni iyihe mpamvu ifite ireme wabona yo gushyigikira iryo hinduka Bibiliya ubwayitemera ko ryabayeho? Iyo mpamvu nayo ntabwo yaboneka dushingiye kuri Bibiliya. Rero ibi bintu nta nubwo tuba tuvuga ngo dutsinde, nkuko abantu benshi wenda bagenda babyigaho babitekerezaho, ariko jyewe icyo nabwira umuntu ntagende yasuzume ukuri. Abisuzume, abirebe neza, ahagarare mu kuri kw'ibintu. Koko Kiliziya Gatolika yakuyeho isabato nkuko twabibonye no mu kiganiro cy'ubushize, n'ubu tubigarutseho, ariko sinzi impamvu abantu badashobora kumva uburemere bw'uko umuntu akerensa umunsi, igihe, kuko iki ni igihe cyagenwe n'Imana. Mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose, umunsi wa 7 ni isabato. Umuntu akavuga ati akayivanaho agashyiraho umunsi wa mbere, akaguhatira kuruhuka uwo munsi utanakoze. Ntese icyumweru nibwo gitangiye, gusa umuntu abaruhuka iki? Ntiyakoze. Already ibyo ni bigaragaza ko no mu mibereho isanzwe n'ibintu by'umurimo n'umurimo ubwawo ubwo ukozweho. Nibyo. Mbese ubupapa bwagiye ubukungu nabwo buraza ubwo ubukungu nabwo bagiye kubushakira ikindi gisobanuro bo ubwabo, kuko n'ubundi bukozweho. Umuntu aruhutse umunsi atakoze, icyumweru nibwo gitangiye, wowe uraruhutse. Ibintu nk'ibyo abantu b'Imana, abantu bakunda Imana, biragiza Imana, bige ayo magambo y'umunyabugome. Sinzi niba twayasoma. Wayasoma ni byiza. Mu Batesalonike igice, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu gice cya 2 avuga ku yogaruka kwa Kristo. Ku murongo wa 3 niho avuga ngo ni hakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kwimura Imana ubwo nyine tuba tukubonye kuvanaho isabato, gushyiraho amahame yagendera ku bishushanyo n'ibindi bintu byinshi. Uko kwimura Imana kubanza kubaho, noneho kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Umunyabugome guhishurwa kwe ni ukugaragarira abantu bose ibyo akora, bikagaragarizwa isi, bigaterekwa imbere y'isi, bikagaragara ko uyu muntu yataniye avuye ku ijambo ry'Imana. Ni umubisha wishyira hejuru. Ibi nibyo bigaragaza ko ari umunyabugome. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose gisengwa. Ubu uyu munsi hari izina abantu bakavuga ngo Holy Father,
reka mbabwire bantu b'Imana, that is blasphemy. Ni ugutuka Imana n'amazina yo gutuka Imana. Nibyo Daniel yavuze. Umuntu akitwa Holy Father, Data wera. Iri ni izina rihari Uwiteka wo mu ijuru. Ariko uyu ni umuntu wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, akabaho akanga no gushaka. Icyo nacyo ni ikindi cyaha. Yarangiza akiyita Father, Holy Father, Data wera. Koko ibyo rero nibyo bigaragaza umunyabugome gisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Rwose ubona ubutungane, amazina yitwa n'abategetsi mu bihugu babageneye ibyubahiro bibiri munsi yabo. Ukumva umuntu yita nyiri cyubahiro. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu muri icyo gihugu bose arabasumba, niwe nyiracyo. Abantu bose b'abanyacyubahiro twe twubaha kandi twihitiyemo, ntitwamutoye ntitwagize dute, ariko ubwo abarusha icyubahiro bose niwe nyiracyo. Kandi bagenzi, ibi bintu nibyo nyine baharanira mu isi. Baharanira ibyubahiro nk'ibi. Umuntu akidumbukuza aturutse hirya Argentina akajya Roma akavuga ati ngo ni nyiri ubutungane. Ntavugwaho, ntashobora gukosorwa, ubwo nyine aratunganye muri byose. Icyo avuze kigomba kwemerwa ko ari ukuri. Abantu babategetsi bo mu bihugu bakagenda bakamusoma, bakamutura impano, bakamutura amaturo, impeta, ibirenge, ibintu biraho byose by'umwanda biraho bigakorerwa aho hantu, bakamuha icyubahiro cyinshi cyane. Ariko kubera ko Roma nyine yagiye ikusanya n'ubutunzi ahantu henshi, abafite aho abafate mu buryo bwa financial bw'ubukungu, akaba ashobora no kubafatira ibihano. Kandi abafite n'intumwa ze muri ibyo bihugu, usanga ibihugu byinshi abagatolika nibo benshi, kandi abagatolika abumvira cyane Papa. Havuze ati uwo muntu ntimumwumvire, ntabwo bamwumvira. Ibintu nk'ibyo. So nicyo Pawulo avuga. Aravuga ati, reka dukomeze ku murongo wa 5, mwihangane. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Iki gihe ni icya Pawulo, ntabwo yari yakaza. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Urumva n'ubu ngubu ibintu by'amayobera abantu bazi aho biherereye. Abantu bagira amayobera ngo matagatifu n'ibindi, ariko ibyo bintu byose ayo ni amayobera y'ubugome. Ntabwo ari amatagatifu, nayo kugomera Imana n'ibindi bintu byinshi. Ariko Pawulo yagiye abivugaho, nkumbuza abantu iki gice cya 2 bagisomeye cy'Abatesalonike, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abatesalonike, bagisome. Ibi bintu rero ntabwo ari ukwibasira abantu mu madini yabo, ndetse hari ibintu mba nibagiye no kuvuga, kuko nanjye ubwanjye mfite abavandimwe benshi b'abagatolika kandi b'abantu beza rwose, tubanye neza, ari abizera beza, ntabwo ari abizera, ni abemera beza, bakora, bamfasha mu mibereho yanjye no mu bintu byinshi cyane, ari abantu beza cyane. Ariko ijambo ry'Imana iyo rivuga kuri uyu muntu nta nubwo rivuga uwo mugatolika, riravuga system akoreramo. Njya mbona hari nk'abapadiri ubona ko kuri Twitter ukabona rwose ni umupadiri mwiza, avuga ati rwose iki kintu ni cyiza, dukora ibi n'ibi, bafite ibitekerezo byiza, ariko ntibazi ko system bakoreramo ari y'ubugome. Abantu benshi bari muri iyi system batabizi.
ariko iki gihe kiba kigeze umunyabugome ahishura bahagarare bitegereze kuko ingero zirahari mu isi. Igihe cyose ubupapa bwategekaga isi habagamo amakuba, n'ibihugu byinshi byategetswe na Kiliziya Gatolika ikabyomaho. N'ubu ngubu kugeza ubu ngubu nta kindi bazi uretse kurya imiserebanya, nta terambere, nta majyambere, nta gutekereza. Abantu baraho basigaye inyuma cyane. Barebe ingero zirahari mu bihugu uretse amakuba yokama ibyo bihugu. Kandi ikibabaje cyane, ayo makuba araba hagacaho iminsi abantu bakibagirwa kongera bakajya muri iriya system, n'ubundi bakongera bagahura n'andi makuba. Ariko nyine iki kirasaba ubushishozi bw'umuntu ku giti cye, abitekerezeho, yigobotora ingoma ya Roma, asenga Imana by'ukuri. Sinzi uko nabivuga, ariko abantu babitekerezeho, bagende bibaza ibintu byinshi, barebe mu mateka. Wenda Bibiliya Roma barabateye ubwoba ngo Bibiliya ngo ni inyanja, ngo buriya ntaho wahera. Umuntu Bibiliya akajugunya hirya akavuga ati nahera. Ariko ibihamya birahari no mu mateka y'ibihugu. Barebere no ku Rwanda rwonyine ukuntu ingoma y'Abagatulika yahiritse ingoma hano, ibintu bakoze hano bigasoza n'ubundi nta cyiza kivuyemo uretse genocide ikorwa n'abantu bigishijwe mu maseminari, ariko abahanga. Mbese ibyo bintu abantu babitekerezeho, barebe ibihugu nka Congo, barebe Central Africa, barebe ibihugu nk'ibyo byose bifite bigendera kuri aya matwara bimeze bite. Kandi abantu banashime ko hano habaye igihe cyo kwirukana Abafaransa, hakabaye igihe cy'abantu kwiga, habayeho igihe cy'uko hano tutumvikanaga na Roma. Icyo gihe cyagize umumaro ku buryo iterambere ryatangiye, kandi no gutekereza ko abantu babohoka mu bitekerezo byabo, kuko Roma iboha abantu mu bya politike no mu by'idini, mbese ikababoha no mu ntekerezo. Ibintu ni ukuri biri mu mateka y'ibihugu, nta guhisha. Hari n'abantu batinya kubivuga, ariko ngiye kubera ko mbizi kandi ibyo mvuga biranahari ndabivuga. Ariko why do I risk? Kuki ngewe ngera kuri urugero rwo kuvuga n'ibintu nk'ibyo? Kubera iki? Kubera ko ngiye nifuza ko umuntu wajijwe mu bintu byinshi ashobora kubohorwa, akagira icyo yibaza, iminsi yo kujijwa irangire, ashake Imana. Rero ni ibintu byinshi, ariko wenda mu biganiro by'ubutaha tuzabivugaho mu buryo burambuye. Icyo kintu kijyanye n'uburyo Roma ahantu igeze hacura umwijima, nifuza ko tuzakiganira mu kiganiro gikurikira mu mwihariko. Nifuzaga ko tugeza kuri iyi ngingo y'uburyo Roma pagani yaje gusimburwa na Roma nkirisito, kandi ngo turebe ibimenyetso byaranze Roma nkirisito cyangwa se Roma y'ubupapa bitandukanye na Roma y'ubupagani. Tumaze kubona ikintu gikomeye twibukije cy'uko umudendezo w'umutimanama w'umuntu wacecekeshejwe. Icya kabiri, tubona yuko uwo muntu yifuje gutegeka atari biri mu isi gusa, ahubwo n'ahazaza ha mwene muntu, afite n'intebe ye ku mitima y'abantu. Kandi utweretse yuko bya bintu byari byaravuzwe mu ijambo ry'Imana cyuko ari uzaza agahirika amategeko y'Imana. Utubwiye ku itegeko ry'isabato, tubwiye no ku itegeko ryo kubararira ibishushanyo, tuza kubararira ibishushanyo, barabidusobanurira. Tweretse uburyo ari umubisha. Hari icyo wavuze cyerekeranye n'igihe, ariko icyo kintu cy'ibishushanyo kinotinge ubutaha tuzakivugeho neza. Atari ubwo harabika, ariko tugaragaze mu by'ukuri imibereho y'umuntu wubararira ibishushanyo uburyo ihindukamo pe. Yego. Hari ikindi mwavuze nifuza gushyiraho ubusobanuro bwimbitse bwerekeranye n'igihe. Vuga uti kalendari yarahinduwe. Kera kalendari yagiraga iminsi umwaka wajyaga iminsi 360. Ubu ngubu biba bifite 365 cyangwa
366 ntabwo ari uko byahoze ni papa wabikoze kera umunsi watangiraga bugorobye mu masaha ashyira saa 11 saa 12 ubu ngubu tuzi ko umunsi utangira nijoro mu gicuku dusinziriye ariko ukibaza ariko nikireka tukivugeho abantu aho bakibaze common sense ubwenge busanzwe niba tuvuga umunsi ubwo nyine umunsi ugizwe nijoro n'amanywa ni ukuvuga ngo kugira ngo habeho undi munsi hagomba kuba hari igihindutse ku munsi kigaragarira abantu ntabwo bisaba ubuhanga bwinshi ku buryo ubona uti havuyeho iki haje iki ubwo uwo n'undi munsi nibura ariko nka saa 6 z'ijoro n'iki kiba gihindutse niki umuntu ashingira akavuga ati ndebye hanze mbona koko umunsi urahindutse ariko satani ni umugome abantu bakaba mu bubata bw'ikinyoma nk'icyo ariko iyo bwije abatangiye undi umunsi utangirana n'umugoroba rero ibyo ni ibimenyetso byose Bibiliya igenda ikomozaho Daniel igice cya 7 niho warebye muri Daniel igice cya 11 watubwira ko akazagira n'ubushake bwo gushaka abagore mu by'ukuri ijambo ry'Imana nta kintu bitavuze yashyize hanze ibintu bitaraba kuko Imana imenyera iherezo mu itangiriro Imana ishimwe ndagushimiye rero ko udufashije kurushaho kumva ibyo bintu kandi ko werekanye ko atari ibyo gusebanya ahubwo ari kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo abantu bave mu mwijima bagiye mu mucyo bave mu bujiji iminsi yo kujijwa kwabo ishyirweho iherezo kugira ngo Imana ibungure ubwenge basobanukirwe n'ibyanditswe byera sinzi niba hari ikindi watubwira dusoza ntacyo nabivugaho cyakora icyo nabwira abantu nuko Imana iba yiteguye kuvugana n'umuntu igihe cyose ayishatse mu bwenge buke afite mu bujiji afite mu mashuri make mu kutamenya kwandika kutamenya gusoma kwe Imana buri muntu mu myaka mike cyangwa myinshi afite Imana iba yifuza ko uwo muntu ayimenya kandi ku kigero cye rero abantu ntibahangayike ahubwo abantu bashaka Imana bayishakisha umutima w'ukuri bataryarya kandi Imana izabiyereka izabakorera ibikomeye izabahishura ibintu byinshi batakekaga ko bageraho buhoro abantu biyegurira Imana mu bugingo bwabo burundu Imana izabakorera ibintu bikomeye cyane sinzi wenda abantu bafite gushidikanya ariko Imana yacu niyo ngiyo ni Imana y'ibimuga ni Imana y'abagenda bemye ni Imana y'abana ni Imana y'abakuru umuntu wese agomba kuyisangamo kandi bigomba kuvugana nawe ikamwumvisha ibyayo ikamuyobora yego urakoze cyane reka dusoreze n'isengesho yego dushima Imana Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe Mana yacu ni wowe waremye ijuru n'isi natwe uraturema turagushimiye cyane turaguhimbaje yuko ubwo umukurambere wacu Adamu yacumuraga utaturetse ngo tuzagende buheriheri ahubwo wohereje umwana wa Yesu Kristo ngo adupfire tugira amahirwe yo kongera guhagarara imbere yawe tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu izina ryawe ryubahwe Uwiteka iyo kitaba igitambo cya Kristo umuntu nubwo yasenga ati nubwo yakwinginga ate ntabwo yakumvwa ariko Uwiteka waturemeye inzira nziza kandi izina ryawe ryubahwe twiza amagambo akomeye y'umunyabugome n'uburyo ubupapa bwagiye wigarura imitima y'abantu butegeka ku isi butegeka no mu mitima y'abantu Uwiteka uturebe nkatwe abantu bari muri iyi si b'intege nke tudafite ububasha ku bantu nk'abo ngabo b'ibyubahiro ubaturinde
uturinde imigambi yabo mibi, maze ijambo ryawe ryimakare imitima yacu, utuyobore inzira yo gukiranuka tukiri muri iyi si, ubwo uzasange twarakwizeye, tugusaba mu izina rya Yesu, amen.